kigayitse kubona umusore ushima Imana ahubwo icyo mbona kigayitse nukumva itukwa nk'iyahemutse nashakashatse icyo yabizira sanga ikizira yuko ari ukuri nuko ishaka kuba umucyo abatayizi bakayigaya kw'ijuru hazajya barikorera sabavuga mwami mbe mwami ntibaruhuke ntabemeye guhomberwa ibyabo bari kwa mazina y'abamenywe kw'ijuru hazajya barikorera sabavuga mwami mbe mwami ntibaruhuke ntabemeye guhomberwa ibyabo bari kwa mazina y'abamenywe maze gusobanukirwa ukuri mpitamo Yesu mwiza namenye nuko imigisha yanjye ari mike nzayigendamo yose uko ingana mu gihe cyose nzamara ku isi nzaba nitoza uko nzaririmba nuko nzacurangira mu ijuru ngeza umwanzi atagira ijambo kw'ijuru hazajya barikorera sabavuga mwami mbe mwami ntibaruhuke ntabemeye guhomberwa ibyabo bari kwa mazina y'abamenywe kw'ijuru hazajya barikorera sabavuga mwami mbe mwami ntibaruhuke ntabemeye guhomberwa ibyabo bari kwa mazina y'abamenywe ushaka kuzabura ijuru uracyafite ibyo ugundiriye ubwo bushwambagara upfunyitse wibeshyaga ko bwazagukiza wizibukira umwanzi w'ibyiza musesa amasezerano yose witorera ugira ubarizwa na cya gitabo uzakibarwemo mw'ijuru hazajya barikorera sabavuga mwami mbe mwami ntibaruhuke ntabemeye guhomberwa ibyabo bari kwa mazina y'abamenywe mw'ijuru hazajya barikorera sabavuga mwami mbe mwami ntibaruhuke ntabemeye guhomberwa ibyabo bari kwa mazina y'abamenywe 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 ntabemeye guhomberwa ibyabo bari kwa mazina y'abamenywe